Hari ibintu byinshi abantu bita ubugabo muri iki gihe. Hari abatekereza ko kuba umugabo ari ukugira amafaranga menshi, abandi bakumva ko ari ukugira imbaraga, kugira abagore benshi, kugira ijambo rikomeye cyangwa kubaho abantu bagutinya. Ariko ukuri ni uko umugabo nyawe ntabwo yubakwa n'ibyo afite gusa, yubakwa n'uburyo yigenzura. Icyo kintu ndagira ngo ukizirikane niba nawe wajya gutekereza ko umuntu w'umugabo ari utunze. Oya, umugabo ni uwigenzura. Isi y'uyu munsi iri gusenya abagabo benshi, atari ukubabuza amahirwe, atari ukubabuza amahirwe, ahubwo ni ukubura imitekerereze ikomeye ijyanye n'iki kinyejana turimo. Abagabo benshi bararushye mu mitwe yabo. Mbega mu ijambo rimwe abagabo benshi barumiwe, ntibafite icyerekezo, ntakibasha cyangwa se ntibakibasha kwihangana, ntibakibasha kwifata. Bashobora gukura cyangwa se umugabo w'iki gihe asigaye agira imyaka 25 cyangwa 30, ariko imbere y'abantu akaba akiri umwana utabasha kwiyobora. Kandi ikibazo gikomeye ni uko benshi babyihisha inyuma, cyangwa se abantu benshi bakomeza kugenda babihisha, bigira nk'aho ibitekerezo batanga cyangwa se ukuntu bitwara bisekeje. Abandi bakajya kwihisha mu kunywa inzoga nyinshi, mu kubatwa n'inzoga nyinshi. Abandi bakajya kureba ibintu bibamarira igihe, bakiruka inyuma y'ibintu bitabubaka cyangwa se bitabahereza icyerekezo, bitabagira abagabo bafite ejo hazaza mu buzima bwabo. Gukomera k'umugabo bitangirira ubundi mu mutwe. Umugabo udashobora kugenzura ibitekerezo bye ntabwo ashobora kugenzura ubuzima bwe. Setu, ibyo ngibyo binumvikane. Niba ibintu byose bikubabaza muri iyi si, niba amagambo y'abantu aguhindura, niba emosiyo zawe cyangwa se ibyiyumviro byawe bigenzura decision cyangwa ibyemezo ufata, niba buri gihe ushaka ibintu byoroshye mu buzima bwawe, uzahora ucika intege igihe ubuzima bugukomereye. Isi yubaha umugabo ushobora kwihangana, gutuza mu bihe bikomeye, gufata ibyemezo adashingiye ku marangamutima gusa, ahubwo akaba ari wa mugabo ufata ibyemezo abona yuko binakwiriye. Umugabo ukomeza urugendo n'igihe nta muntu n'umwe umushyigikiye. Abantu benshi bashaka motivation, ariko abagabo b'ubu cyangwa se abagabo bubaka ubuzima bukomeye bubakira kuri discipline, apana motivation. Kuko motivation iraza ikagenda, ariko discipline yawe yo igumana nawe. Emotional discipline ni intwaro abagabo benshi batubaha ariko bakeneye. Hari abagabo benshi bahita barakara cyangwa se barakazwa n'ibintu bibagezeho n'amatage ko yaje, bahita bacika intege mu buzima, bahita biheba, bahita bashaka umuntu ubakiza ubwigunge. Ariko umugabo ukuze cyangwa se umugabo ukuze mu byiyumviro amenya kubana n'amarangamutima ye, atayabaye cyangwa se atamugize imbata. Iyo ubabaye ntabwo uhita usenya ibintu byose wubatse, ntabwo uhita uvuga ibyo uzicuza, ntabwo uhita wirukira ibintu bigusenya cyangwa se bikwangiriza ubuzima. Ubanza gutuza, ukitekerezaho, ukamenya impamvu nyayo iri kukubabaza cyangwa se impamvu nyayo iri kugutera umubabaro. Kuko hari abagabo benshi badakennye amafaranga pe, ikintu cyitwa amafaranga kikaba atari ikibazo mu buzima bwabo, ahubwo bakennye amahoro yo mu mutwe, bakennye amahoro yo mu mutima. Umugabo ukomeye yubaka gahunda, ntabwo yubaka impamvu. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo nzaba mbikora ejo, nta mahirwe nari mfite cyangwa se ndi kubona bitari gushoboka, nta muntu mfasha, ubuzima burakomeye, ubuzima buragoye. Yego nibyo, ubuzima burakomeye, ariko ikibazo ni kimwe. Ese urakomeye kurusha izo mpamvu uhora wiha wowe? Nibyo ubuzima burakomeye, nibyo ibyo bibazo byose cyangwa n'izo mpamvu zose uhora wiha biragaragara, ariko wowe ukomeye kurusha izo mpamvu. Ese ufite impamvu nyinshi zituma ibyo bibazo byose uri kubona ugomba kubicamo kandi ukaba usabwa kubitsinda? Itekerezeho. Hari abagabo babyuka nta cyerekezo bafite, ugasanga ikintu cya mbere bakoze ni ugufata telefone zabo, ntibazi icyo bagiye kurebamo, ibyiyumviro byabo bikaba ari byo bibayobora. Irari
rikaba ari ryo riyobora cyangwa riranga ubuzima bwabo. Kandi umuntu udafite gahunda, nshuti yanjye, isi yoyo izakwihera gahunda, isi izagukoresha. Umugabo nyawe yitoza kubyuka afite intego. Umugabo nyawe yitoza kubyuka afite intego, gukora n'igihe atabishaka, kugumana ijambo yihaye cyangwa se kugerageza kurinda bya byemezo yihaye yafashe mu mutwe we, akavuga ati ibi bintu ngomba kubikora, kandi koko akabikora, ntibibe ibintu yavugishije umunwa gusa. Kurangiza ibyo yatangiye. Igihe cyose watangiye ikintu ukaba ugomba kukirangiza. Iyo witoje gukora ibyo wavuze, utangira kwiyubaha nawe ubwawe. Ibi bintu nawe ushobora kuba utabyumva neza. Nawe iyo uri kubona wiha inzozi cyangwa ibintu bitangirira mu mutwe wawe ari inzozi ariko ukabibona byaje muri realite, nawe ubwawe utangira kwitinya, utangira kumva yuko isi koko wayibashije cyangwa se isi uri gukomeza kugendana nayo. Gukomera si ukudapfa kubabara. Hari abantu benshi bakunda kwibwira ibyo bintu. Abagabo benshi bigishijwe ko kugira emotion cyangwa kugaragaza amarangamutima yabo ari ikibazo, cyangwa se bagomba kugira ngo ube umugabo nyawe ugomba guhisha amarangamutima yawe, ukabaho wumva ko kurira ari weakness cyangwa se kurira ari ububwa, kwerekana ububabare ari ubugwari. Ariko kuri nuko umugabo ukomeye si umugabo utababara, ni umugabo ushobora kubabara ariko ntasenyuke. Kubabara byo birashoboka, ariko gusenyuka ntago ari abagabo bose bababara ariko bagasenyuka. Niba uzi yuko kubabara kwawe bitagusenya, icyo ni ikimenyetso cyerekana yuko uri umugabo nyawe. Hari ibihe uzabura amafaranga muri iyi si irahindagurika. Hari igihe uzatereranwa n'abantu batuye isi ukajya ubona nta muntu n'umwe ukwitayeho. Hari igihe uzatsindwa, yaba mu byo ukora, yaba mu masomo wiga, yaba mu mibereho yawe ugatsindwa. Hari igihe uzumva ubuzima butakikuryoheye pe. Ujye ureba ubone muri iyi si nta kintu cyiza ukibonamo. Ujye ureba ubone muri iyi si nta kintu kiryoshye kiyirimo. Ariko ntukemere ko ibyo bihe bihindura uwo uriwe. Ntukemere ko ibyo bihe bihindura identity yawe, kuko ubuzima bugerageza umugabo mu bihe bikomeye, ntabwo bumugerageza igihe ibintu byoroshye cyangwa se ibintu byose bimeze neza. Ubugabo bw'iki gihe busaba kugira self control, kwikontrola wowe ubwawe, kurusha kuba uri umunyembaraga, kurusha kuba uri umuntu uvuga rikijyana, kurusha kuba uri umuntu w'igitinyiro. Oya, mbere na mbere wowe banze ugire iyo self control. Uyu munsi ikibazo cy'abagabo benshi si ukubura ubwenge bwo burahari pe, ahubwo ibibangiza cyangwa se ibibamarira imbaraga zabo zo mu mutwe ni byinshi. Harimo nk'irari, harimo kubatwa n'ibiyobyabwenge, kwigereranya n'abantu bahura nabo cyangwa babana nabo, kwirirwa bareba abantu bakaze cyangwa bameze neza kuri social media bakumva bo ntacyo bari cyo, cyangwa guhora bakeneye ko abantu baza kubabwira yuko barenze. Wapi brother, wapi my sister, urarenze wowe ku giti cyawe. Ibyo bintu niba utabizi utegereje ko abantu bazaza bakabikubwira, ibyo ngibyo ni ubugwari, uri umunyantege nke. Abagabo benshi ntibakiyobora attention yabo. Oya, abagabo benshi ntabwo ibi bintu bakibibasha, kandi umuntu udashobora kuyobora attention ye ntabwo ashobora kubaka ejo hazaza hakomeye. Niba ibintu uha amaso yawe, ibintu uha umwanya, ibintu uhitamo gukonsoma muri iyi si, ibintu uhitamo kureba, ibintu uhitamo ko biza mu buzima bwawe utakibihitamo, ubwo urumva hazaza hawe hubatse ku iyihe fondasiyo? Wubaka ubugabo bwawe ugabanya ibintu bigutwara focus, ibintu biguca ku nzozi zawe bikatangira kukwihererana. Wubaka ubugabo bwawe witandukanya n'ibigusenya, wubaka imico izakugeza kuri rwa rugendo watangiye. Niba nk'urugero rworoshye, umukinnyi wa football agomba kubaka discipline cyangwa kubaka imico yo gukora siporo buri munsi, yo gukora imyitozo yose ishoboka kugira ngo arebe yuko yazavamo umukinnyi ukomeye, kuko umukinnyi mwiza yubakirwa mu myitozo. Rero no kugira ngo uzavemo umugabo uri successful cyangwa se umugabo wageze ku nzozi ze, bizahera mu buryo wubakamo imico yawe. Imico yawe niyo izakubera inzira. Ukagira igihe cyo gutekereza wenyine.
niba ubayeho utajya ugira umwanya wo kwiherera ngo utekereze wenyine, ibi bintu rwose ntago uru rugendo ari urwawe, ntago uru rugendo rwakugenewe. Ikindi kintu ugomba kumenya ni ukubaho nta validation y'abantu ukeneye. Ugomba ibi bintu kubyiga, ugomba kubyitoza. Ntago kubaho kwawe ari uko abantu bagomba kukwemera, ntago kubaho cyangwa se icyemeza yuko inzozi ufite ari ukuri ari uko abantu bose barimo barazikomera amashyi, ari uko abantu bose bari kukubwira ngo uzi ubwenge, ari uko abantu bose bari kukubwira ngo urashoboye. Oya, icyizere cya mbere kigomba kuba muri wowe. Niwe mufano ukomeye w'inzozi zawe, niwe mufano ukomeye w'ejo hazaza hawe, cyane ko ari nawe bifitiye umumaro kuruta undi muntu uwo ari we wese. Ntuzabe umugabo usa n'ukomeye hanze ariko imbere yarasenyutse, ngo ube wa mugabo abantu bareba bakabona uri umubogare, bakabona ewan uri physical fit, ariko imbere muri wowe warasenyutse, imbere muri wowe nta cyizere ukigirira, imbere muri wowe witinya. Oya, ibyo bintu ntuzigere ubyemerera ko byinjira mu buzima bwawe, ahubwo uzubake mu mutwe hakomeye, wubake umutima wihangana, wubake imico cyangwa se wubake imyitwarire izagutwara muri urwo rugendo rw'ubuzima. Ushaka kuba uwo mugabo ushaka kuba we, ubeho uri umuntu ufite gahunda, kandi ugerageze kubaho uri umuntu wiyubaha, kuko isi y'uyu munsi ntabwo ikeneye abagabo bavuga cyane, ikeneye abagabo bafite kontrole y'ubuzima bwabo, ikeneye abagabo bubaha ijambo ryabo, bashobora kwihangana, bashobora kubaka ejo hazaza habo kandi bigakunda. Buriya iyo uri gukora ibintu bikanga, wowe ubwawe udafite icyizere cy'uko bizakunda, cyangwa se ibyo uri kubaka bidafite fondasiyo, ni naho kugivinga up, ni naho kuvira ku bintu bihera. Isi y'uyu munsi ikeneye abagabo bashobora kurinda amahoro yabo kandi bakagerageza no kuyatanga ku bandi mu byo barimo byose, muho bagenda, mu bo babana. Ibyo bintu nibyo isi y'ubu ngubu, cyangwa se niwe mugabo, iyo niyo mico iranga umugabo w'uyu munsi isi ikeneye. Kandi ujye wibuka ko iyo umugabo atabashije kwiyobora, hari ikindi kintu gihita kimuyobora. Ibyo bintu uzabizirikane, gishobora kuba ibiyobyabwenge, gishobora kuba irari ry'ubusambanyi, irari ry'umubiri, gishobora kuba amarangamutima yiwe amuhereza ibitekerezo bipfuye, cyangwa se na cya kigare arimo nawe ari kwihomaho, ari kwizirikaho. Icyo kigare nacyo gishobora kumuyobora. Niyo mpamvu gukomera nyako bitangirira imbere muri wowe, bitangirira imbere muri wowe, mu bitekerezo byawe, mu myitwarire yawe, no mu buryo ubaho igihe nta muntu uri kukureba. Niba igihe cyose wiherereye wisanga uri wa mugabo uri gukora amafuti, uvuga ati hano nta muntu uri kundeba, I can smoke, uvuga ati hano nta muntu uri kundeba, reka ninywere inzoga nziyicishe, hano nta muntu uri kundeba, reka nikinishe, hano nta muntu uri kundeba, ugakora ibintu byose by'amafuti wumva ko nta muntu uri kukureba. Ariko brother cyangwa se sister, bitewe n'uri kumva iki kiganiro, nubwo twagihaye topic tukacyita isi y'abagabo, ntabwo ari isi y'abagabo igitsina gabo gusa, ahubwo ni isi y'abagabo, isi y'abantu bakotana. Isi twese turabizi yuko nta mahoro ayiriho, turabizi ko nta mutuzo yiriho, nta muntu ugomba kwicara. Iyi si isaba gukomeza kugenda, iyo uhagaze urasigara. Rero umugabo mba ndi kuvuga, mba nakoresheje cya kinyarwanda gishaka gusobanura umuntu ukomeye. Rero isi y'uyu munsi ntabwo ikeneye ba bantu baba ari bonyine bagakora amafuti, kuko ibyo ukonsoma nibyo twebwe tureba tukabona uri byo. Ushobora kuba wiherera ukanywa inzoga nyinshi, ariko for the future, cyangwa se uko iminsi igenda ishira, skin yawe niyo tukurebye ku ruhu turabibona kuri kazizi. Ushobora kuba wiherera ukanywa itabi cyangwa ukaba wanywa ibyo biyobyabwenge ntazi, ariko ukiva aho ngaho twebwe iyo tukurebye n'amaso turabibona. Umubiri wawe ni reflection y'ibyo ukora twe tutareba, y'ibyo urya ariko tutazi. Nk'urugero rworoshye, umuntu urya neza iyo muhuye ukamureba uramumenya, n'umuntu utajya ubona ibiryo iyo muhuye ukamureba ukamumenya. So gerageza nawe urinde isi yawe, gerageza urinde ibitekerezo byawe, gerageza ube umuntu ukomeye mo imbere muri wowe. Nicyo kintu nagusaba. Reka ikiganiro cy'uyu munsi ngihinira ahangaha, naho ibiganiro byiza nta handi hantu bijya bica hatari kuri Donwave. Reba hasi niba wakoze subscribe, ugerageze woherereze iki kiganiro n'inshuti zawe, kugira ngo twese dukomeze kubana muri ubu buzima
kandi tuzabashe kubutsinda. Ciao ciao.